singitinya ibyago n'akaga kose kuko ari Yesu ungenera byose kandi nkanezezwa n'umubabaro abana b'abantu bahura nawo. Yesu ufite urufunguzo rw'ibizaba ni nawe umenya ibidukwiye kuko ari we ugena byose. Ni Yesu ufite urufunguzo rw'ibizaba ni nawe umenya ibidukwiye kuko ari we ugena byose. Singitinya ibyago n'akaga kose kuko ari Yesu ugena byose kandi ntanezezwa n'umubabaro abana b'abantu bahura nawo. Singitinya ibyago n'akaga kose kuko ari Yesu ungenera byose kandi ntanezezwa n'umubabaro abana b'abantu bahura nawo. Icyo nzize ndamenye nuko atajya agambira ikibi ku muntu. Ninde wamenye iby'Uwiteka agambira kugana umuntu. Icyo nzize we ndamenye nuko atajya agambira ikibi ku muntu. Ninde wamenye iby'Uwiteka agambira kugana uwo muntu. Icyo nzize namenye nuko atajya agambira ikibi ku muntu. N'umwami w'umunyarukundo imbabazi ze zimpora hafi yemeye kumfazira ibyaha by'abari mu isi kubera urukundo. N'umwami w'umunyarukundo imbabazi ze ziduhora hafi yemeye kumfazira ibyaha by'abari mu isi kubera urukundo. N'umwami w'umunyarukundo imbabazi ze ziduhora hafi yemeye kumfazira ibyaha by'abari mu isi kubera urukundo. Singitinya ibyago n'akaga kose kuko ari Yesu ugena byose kandi ntanezeza n'umubabaro abana b'abantu bahura nawo. Singitinya ibyago n'akaga kose kuko ari Yesu
ugena byose kandi ntanezeza n'umubabaro abana b'abantu bahura nabo sintinya n'akaga kose kuko ari Yesu ungenera byose kandi ntanezeza n'umubabaro abana baba singitinya ibyago n'akaga kose kuko ari Yesu ugena byose kandi ntanezeza n'umubabaro